Yes, reka tubasuhuze mwebwe mukurikiye Ihumure Online TV. Uyu munsi rero iki gitondo tubazaniye ibintu byiza kandi biteguwe neza. Urabona ko iyo ushaka gukora ibintu byiza urabanza ukitonda ndetse ukanategura. Nkifurize wowe igitondo cyiza uri hirya no hino, mwebwe mwese mudukurikiye ku Ihumure Online TV. Uyu munsi rero nabateguriye uburyo ugomba gukora video nziza kandi ushaka gushyira kuri YouTube kugira ngo ibikorwa byawe bitere imbere. Ni gute rero tugomba kubigenza? Icyambere ugomba kubanza ugafungura Adobe. Iyo umaze gufungura Adobe rero, Adobe igafunguka, icyo ugomba guhita ukora nuko ugomba gukora icyo bita Swiss Cancel kugira ngo ubone ahantu uri bushyire amashusho. Urabanza ugakora titre ndetse ugategura n'ahantu uri busevinge ya project kugira ngo ejo utazayibura aho wayisevinze. Mwibutse ko wowe ukurikiye Ihumure Online TV kandi subscribe kugira ngo ibiganiro byacu uko tubishyize kuri YouTube channel bijye bikugeraho 5 kuri 5. Ndagira ngo mwibutse ko dufite amasomo menshi dushaka kwigisha ndetse meza kandi atandukanye. Ufite ibibazo byinshi wagiye uhura nabyo, uzambaza muri comment. Icyo utazasobanukirwa uzambaze. Icyambere, ushobora kuba warabuze umuntu wagufasha gufungura channel, aho turahari. Icya kabiri, ushobora kuba warabuze umuntu wagufasha kumonetiza channel, aho turahari. Ni iki twakora kugira ngo duhure rero? Nuko ku Ihumure Online TV uzajya ukurikira ikiganiro ku kindi ndetse ukaza kumenya ikiganiro cyatangiye gute, cyashoje gute. Iyo uri kweditinga video, yaba y'ubukwe, yaba y'inama, yaba y'ibindi birori bitandukanye, anniversary ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, urabanza ukitonda ugafungura Adobe Pro. Adobe Pro ni software nziza igufasha kweditinga video yawe neza kandi ukayiha format nziza ushaka. Wayishyira muri MP4, wayishyira muri 4K, aho hose iyo ushaka ko ishusho yawe icya ukoresha Adobe Pro. Ndamutse nkubwiye ngo ukoreshe Vegas Pro byakugora kuko Vegas izwi na bakeya ndetse n'iy'abahanga. Ntabwo mvuze ko Adobe ari yabaswa, ahubwo nuko Adobe Vegas iremereza mashini mu gihe cyo kurandaringa. Ariko Adobe video ushyizemo iyo ari yo yose ishobora kuguha igihe gitoya bitewe n'uburyo wayikararinze. Nanone uzasanga abantu benshi bafite amashusho meza kandi akeye, ukibaza ngo aya mashusho yakorewe he? Birashoboka ko batashobora kuyakorera muri Adobe Pro, bayakorera muri Final Cut. Iyo ngiyo ni software ikorerwa yesitarwa muri mashini irimo Mac. Ibyo bisobanuro byose ushobora kubikenera ukavuga ngo nabisanga he? Ni ku Ihumure Online TV kuri 0782 78 65 53. Ngwino tugufashe, ngwino tukwigishe kandi tukugezeho ibintu byiza ushobora kwiga nawe ugaha abandi. Ku Ihumure Online TV rero nta kintu utazahasanga. Dukora live, iy'inama, iy'ubukwe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye dushaka kujya tubigisha kugira ngo mubashe kumenya uburyo mwakora ibintu byinshi bitandukanye kandi mukifungurira channel nta handi hantu ugiye bitewe n'amasomo wakurikiye ku Ihumure Online TV. Reka nsubikira aha ngaha, tuzagaruka duhure ubutaha dukomereze ku isomo rya kabiri.